내산대모로 구tor과we 와베네요 루치로 우분업가we 봄마치세 느쿰게 나we 다루세 누쿠루 무티마 완제 우랍데메사 고에라 niwowe mu bantu twita abakristo bashobora kubonekamo ibiraro. niyo bari ibiraro ubundi akenshi usanga no mu bapasiteri huzuyemo ibiraro abana barabananiye abari ibirara gusa no kubona umupasiteri ufite umwana muzima ni nk'umwe ku ijana bose baba barabananiye ahubwo bagahugura abandi aho kuko wa mwana nawe nyine abadashoboye guhuguka ntabwo bamuhugura. Naho nendaga kugera mubona bito n'ubundi bituruka kuba umutwe ufunze ariko ikindi ntago wamushyiramo ibintu bitamurimo. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Yes, nizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Nitonde se namwe nkuko mwitonze cyangwa giye nkore nkuko sanzwe nkora. Aha, turi kumwe n'abasore babiri nibo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Turi ku cyumweru wenda ushobora kurebye iyi video wenda ari nko kuwa mbere bitewe n'igihugu umuntu arimo. Abari muri diaspora turabasuhuje, abari burano muri Uganda ni diaspora nubwo ari hano hafi, ubwo abari Burayi, Amerika, Oceania n'abandi bari ku yindi mibumbe nabo twizere ko bameze neza. Ndi kumwe rero n'abasore babiri nayo maze kubibabwira. Njya kuganira nabo bambwiye ko bafite impano, siko bimeze? Impano murazifite. Uratangira mutwibwira. Nitwa Mugisha Diemerse. nkaba nyine mfite impano yo kuririmba. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 17. Muraza gushyiramo akabaraga nyine mugire courage nk'abasore. Wewe witwa? Nitwa Ishimwe Moise. Mfite impano yo kuririmba. Mfite imyaka 15. Imyaka 15. Yego. Ko mwitonze cyane se ni amahoro cyangwa ni ko musanzwe? Ngiye niko nsanzwe ariko iyo byabaye ngombwa ndasara. Byabaye ngombwa urasara. Nawe niko usanzwe? Niko nsanzwe nyine. Ariko nyine ari ukuntu bigenda nyine umuntu agahinduka bitewe n'icyo. Mwese mbese harigiye bigeraho bigahinduka. Birumvikana. Okay. Uko mwitwaye nk'abarokore se? Nubundi ngende umurokore nsanzwe ndi umurokore. Umurokore wa nyawe cyangwa umurokore ku cyumweru? Ni umurokore wa nyawe. Nawe uri umurokore? Nanjye ndi umurokore. Wambaye urunigi soro umurokore wambaye urunigi ko ari bwo bwa mbere namubona. Nyine turabaruka ariko turi mu byiciro bigiye bitandukanye. Ko njye ndi umuanglikani. Umurokore gusirimutse rero. Wowe kudasirimutse. Yewe ndi Nyako kiri gifungo na gifunguye uri. Nawe wafunguye igifungo. Ibyo se ntabwo byo babihanira. Ibyo ntago byo ubundi no kubikora nyine kugira ngo wenda nk'akayaga gahite ntabwo twe ntago babiduhanira. Ariko bagakoze nko mu buryo bwa style nanone. Ni style. Hanyuma tuganire tumanze twinjiremo gato kubigendanye n'impano yanyu. Mwavuze ko muzi kuririmba nta nubwo turi butinde mu magambo cyane. Ubwo nyine impano niyo yivugira. Turajya mu turirimbire twumve. Baririmbire. Twese se muraririmba amwe hari izo muhuriyeho cyangwa buri wese arimba ku giti cye? Buri wese yaririmba ku giti cye. Hagati uri umuhanzi cyangwa nyine ukunda kuririmba? Ngenda ntago ndi umuhanzi ariko ndaririmba bisanzwe. Reka rero duheraho twumva impano yawe mu bigendanye no kuririmba. Igituma ndirimba nikinera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi
nubwo hari bingoye irya hino na nzira ako ngako nubaga tugakomeza ubwo ni yindi bavuga ngo nduwiwe. Hanyuma se ibyo kurimba byaje gute? Urimba no muri korali mu buzima busanzwe? ndirimba muri korali. Umwana mbese wo mu bapasiteri? ya na mu rugo ari abapasiteri ariko nabo barasenga. Uvuga ngo urakijijwe? ndakijijwe ngewe. Kuri iyo myaka buranga gukizwa birashoboka se? Uvuga ngo umuntu arakijijwe ku myaka 10 ajya wavuze ko ufite imyaka 15. Se umuntu umwana w'imyaka 15 ukora icyaha? Aragikora kuko aba yageze mu gihe cyo gukora icyaha kuko aba azi ikibi n'icyiza. Nawe urakijijwe? Nakijijwe. Turirimbire rero nawe. Which if you owe the glory, we worship you alone. You are worthy to be praised. Which if you owe all the glory, we worship you alone. You are worthy to be praised. Nukuvuga ngo ubuzima bwanyu ni ukuririmba no gusenga? Ntabwo mwigeze mugerageza ibiyobyabwenge kuri iyo myaka yanyu? Urumva urubyiruko ngo rwugarijwe n'ibiyobyabwenge, mwe nta kintu mwigeze mugeragezaho na gato? Yanjye nkiri mutoya kuko nakuriye kwa nyogokuru bengaga inzoga, ubwo kumva hari izo bita butunda narazinywe, ariko nyine bigera aho menya ukuri. Ka butunda waragasogongeye? Naragasogongeye, najyaga njya kumwumvira ko yahiye. Ako itabi urumogi ntago wigeze ugerageza? Itabi ni kwa kundi nyine naryo naragerageje, kwa kundi ugenda ugafata nk'ibintu runaka bya byatsi ugafata ugashyira mu bipapuro kuko utabumva atayari ko ryabaye itabi. Rero ndumva warakijijwe? Narakijijwe, naramaramaje. Wowe kuri ibyo biyobyabwenge hari imyaka umuntu ageramo uko byagenda kose akagerageza kuri iryo tabi kugira nyine yitwe nuko yakijijwe, wumva ari byo agomba kuba yararetse? Ngewe ntabwo nigeze mbikora, wenda kereka nkiri umwana ubwo twazingaga ibipapuro bya envelope tugakurura. Naho inzoga bwo ntayo ntanyweyeho. Inzoga narazinyweye ariko ntabwo nari nkiri umwana. Ako bunohoma ntabwo nta kintu ndanywaho kindi cyane. Uribuka wasinze mbese? Wigeze usinda? Narasinze. Reka tubwire byari bimeze gute? Kuko nkanjye sindanywa inzoga, ndamva ukuntu gusinda bimera. Iyo umuntu asinze biba bimeze gute? Ubundi nanyweye umusururu, numva nyine uyu muzungu umva uri kuzungera ukabona nk'isi iri kuzunguruka, cyangwa nka Gisenyi yose ukabona yazungurutse. Ukaba nyine wahagarara nk'ahantu ukabona uraguye nyine, ukabona ni isi iri kukujyana. Ubwonko nyine bwikaraze. Tuvuge ko mukijijwe, mwaretse ibiyobyabwenge cyangwa banza mutana? Ntabwo twavuga ko mwaretse ibiyobyabwenge ko mbyumvishe ntabwo mwigize mubinywa cyane ku buryo mwagera ku rwego rwo kubireka. Ubu rero mwiyeguriye Imana cyane rwose. Niko bimeze. Imana muyumva gute kuri iyo myaka yanyu ku buryo umuntu avuga ati niyeguriye Imana? Imana njye ukuntu nyumva kuri njyewe, Imana navuga ko ari umukozi w'umuhanga. Si ni umuntu ukora ikintu utatekereza ko cyabaho. Imana ni umuntu rero? Oya, ntabwo ari umuntu. Ntabwo ko ari umuntu. Kuko imbundi iyo winjiye mu bya Gikristo neza nibwo usanga nyine ko Imana ni umwuka. Ko nyine bakamwita jambo kuko jambo yahozeho kandi yahoranye n'Imana, uwo ni Yesu Kristo. Rero ngiye niho bigera bikancanga ngo jambo yahozeho yahoranye n'Imana ngo nawe yariho. Mwe mu bisobanuro muto wenda mwe muracyafite n'ubwonko bwa hafi, bigiye ubwanye bugenda busaza. Jambo ubundi ni Imana. Ubwo rero niba yarahozeho urumva ni jambo nyine n'ubundi yariho nyine, ubwo urumva yahoranye n'Imana. Cyangwa namwe hari ahantu bigera bikabacanga? Ni ijambo ari n'irindi zina ry'Imana nyine tubavuga gutyo. Urumva namwe hari ahantu bigera bikabacanga? Ntabwo biducanga, twebwe baba baradusobanuriye. Hanyuma ndagira ngo wenda dukore nk'akantu gasa nk'agataramo gatoya
niwe muhanzi mukunda cyane wenda ntekereza ko mushobora kuba muhuriyeho muraziranye ko bisa kose? dukunda umuhanzi witwa Aime. Aime nawe niwe mwese muhuriraho, mwese musengera ahantu hamwe? oya ntabwo dusengera hamwe kuko indirimbo mushobora guhurizaho ni nk'iyande dushobora kuririmbana mwese? indirimbo wenda dushobora guhurizaho ni nka Israel Mbonyi. Yitwa ngo ki? Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru. Mwayihurizaho? Abra Musiramu nawe ari gusenga nta kibazo, twe turakomeza ibyacu. Hanyuma iyo ndirimbo ndagira ngo wenda mbahe mikoro muyituririmbire neza uko mubyumva. Israel Mbonyi mumukundira iki ubundi busanzwe? Muramwemera? Nanjye ndamwemera, impamvu nuko ni umuntu uzi kwandika cyane, aratekereza kandi ibintu bye biba bifite arrangement nyine y'amajwi bimeze neza. We ni ikibona umwihariko wa Israel Mbonyi ku buryo uvuga ati indirimbo ye ni nayo twaririmba? Israel Mbonyi azi kwandika, icyo ni icyambere. Icya kabiri kandi ufite ijwi ryiza, ufite abaririmbyi beza, abacuranzi beza murimo kuri kumva, we yubatse umuziki muri we. Niyo mpamvu mwemera rero. Ndanyambaye mikoro noneho mwitwara, ariko kuririmba ariko ngo bijyana n'amarangamutima, ubwo ntimwitonde nkuko ndi kubona mwitonze, si byo se? Ninde ufata mikoro ubwo muri mwe? Ngaho sawa rero. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura, nkubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure kumesa ibishura byawe. sinazamuye ijwi ryanjye hejuru kumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara kumenyesha iby'isarura, kuko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure kumesa ibishura byawe. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, ariko ibihe ntibikakumare nk'imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure kumesa ibishura byawe. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Mwibutsa abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose zo kure, tuzamuke wa musozi wera. Hanyuma iyo niyo ndirimbo ya Israel Mbonyi wenda niyo mukunda cyane cyane. Wendi ukunda ye niyihe? Indi ye nkunda ni muri za zindi za kera. Niye nta kibazo. Zose ndazikunda. Nkaturirimbiraho gatoya. Kuri zira za kera se? Kanyuke ntabwo ndi kuzibuka. Ushobora kuba mfite impamvu urumva ko mba nkukopeje. Bari mwavuga ngo ndi umupagani. Ariko nayirimo. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe,
n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Hari impamvu iginera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga kw'ijwi ryanjye, umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. urumva ko aravuze ngo ni indirimbo za Israel Mbonyi za kera. Wowe se uretse Israel Mbonyi n'uhe muhanzi wundi ukunda? Ya undi muhanzi nyuma ya Israel Mbonyi nkunda James na Daniel. James na Daniel hajya bakunda kuririmba izi ndirimbo, no? Indirimbo yabo ukunda kabisa ku buryo uvuga ati nanjye mwarayihimbye ariko aka gace karamfasha? Ya indirimbo yabo imfasha niriya ngo nishimiye kuza kubona Yesu, ubwo usaba ugarutse kunjyana, ubwo usaba ugeze ku bicu, nanjye mite gusanganira. Ya niyo ndirimbo nkunda. Urumva ko ndasenga rega nubwo mutakomeje kubyemera. Hanyuma tuganireho gatoya wenda tugenda tubazo tumwe na tumwe. Iwanyu babafata gute mu bigendanye nuko mwitonda gutyo? Ndabona mwitonda, sinzi niba ariko bimeze cyangwa ariko mwibombaritse. Munambwire, hari itandukaniro ry'umwana ufite ababyeyi basenga cyangwa ujya gusenga n'udafite ababyeyi bajya gusenga, cyangwa se n'umwana utajya gusenga? Wowe kuba usenga ubona bigufasha iki nk'umwana w'umusore? Icya mbere ngiye bimfasha kwegera Imana cyane. Ikindi cya kabiri bimfasha bituma impano yanjye igumya kugenda ikura, kuko buri uko ngiye yo nkora ama repetition biraza kandi ni mu rusengero mbikorera. Nicyo kintu gusenga bimfasha. Mu kuvuga ngo no mu makorari, tuba mu makorari turaririmba, bituma rero impano zacu zigenda zizamuka. Abana basenga ntabwo babirara ko abantu bavuga. Birumvikana ntabwo umwana usenga yabikirara, bitewe nuko agera mu rusengero akumva ijambo ry'Imana bakamuhugura, n'uwari ufite icyo gitekerezo cyo kujya mu bi cyangwa se anabijyamo bikaba ngombwa ko akireka bitewe n'ijambo yumvishe. Tuvuge ko ibirara byose ari abantu badasenga? Oya, harimo n'abasenga ariko cyane bituruka ku buryo uba wahaye agaciro ibyo bintu. Ngo no mu bantu basenga dushobora kubonamo ibirara byinshi cyane cyane nko kwa pasiteri nk'uko tubizi twese. Hano kwa pasiteri ashobora kugira umwana w'ikirara wamunaniye cyane rwose, yaramunaniye bikageraho nawe kavuga ati nyine pfurwa upfuye bitewe n'impamvu runaka. Wenda bivuze uravuga ngo cyane cyane mu bantu twita abakristo hashobora kubonekamo ibirara? Niyo bari ibirara ubundi akenshi usanga no mu bapasiteri huzuyemo ibirara, abana barabananiye. Aba ari ibirara gusa, no kubona umupasiteri ufite umwana muzima ni nk'umwe ku ijana, bose baba barabananiye, ahubwo bagahugura abandi, ahubwo kuko wa mwana nawe nyine aba adashoboye guhuguka ntabwo bamuhugura. Naho nendaga kugira mubona biterwa n'iki? Pasiteri arigisha akatwigisha tugakizwa, ariko ugasanga wenda afite abana b'ibirara. Mubona biterwa n'iki? Ni umutima w'umwana uba ukomeye, ni umutwe uba ufunze, biba bimeze gute? N'ubundi bituruka kuba umutwe ufunze, ariko ikindi ntago wamushyiramo ibintu bitamurimo. Ushobora kumubwira akora iki ukamushyira mu nzira nziza, ariko iyo umuntu yanze nta kuntu wabigenza ngo
ngo ahuguke. Ubwira abashaka kumva bakumva, ariko iyo yanze nta kintu wakora ngo abyumve, kuko ibyo yaba yarumvisha aba ari byinshi. cyangwa se nuko babajyana gusenga ku ngufu. Urumva hari ukuntu papa wari pasiteri ntabwo wakwanga kujya gusenga kandi papa wari pasiteri, ugasanga wenda niko mbitekereza, wenda umwana akajya gusenga ku ngufu z'ababyeyi z'uko kuvuga ngo papa mama wawe ni pasiteri, nawe ugomba kuza gusengera mu itorero wenda runaka kubera ari ryo papa wasengeramo, kandi wenda ashaka kwibera umwisilamu, yashaka kwibera umudive, cyangwa yashaka kwibera umuhakanamana, ariko wenda agasenga ku ngufu. Nawe niko mubitekereza byashoboka? kuri njye niko mbitekereza cyane, ko nta kuntu nk'umubyeyi waba usenga ngo umwana wawe ngo umubwire ngo wijya gusenga. Ukora ibishoboka byose nawe ukamuhatira kugira ngo ajye gusenga. Rero ugasanga ni kwa kujyayo nyine atanabishaka, yo kuvuga ati reka nubaho umubyeyi mpfe kujyayo, ariko ugasanga ntabwo bimuri. Ariko wenda uretse kujeneraliza, hari abana ba pasiteri muzi babaye ibirara? Ndabazi ngewe benshi, ntago mba mbaza amazina, ariko mba muzi ko papa ari pasiteri, ariko nkabona ni ikirara nyine kinkura umujyi, hari umwana utumva nyine. Ndabazi benshi. Ubona byakemuka gute se? Uramutse uri nka pasiteri ukurikije nk'izo ngero nyinshi ubona z'aba pasiteri bafite abana ariko ukabona babaye ibirara, ubona habura iki, hakorwa iki kugira ngo umwana agire ubwo kwinyagambura naba n'ikirara? Cyangwa umwana wa pasiteri nawe birashoboka nyine ko yaba ikirara, ntabwo ari intungane? Ubundi wabivuze kare ngo abana nyine akenshi biterwa no kuba abapasiteri baba bumva bazi, bashyira mu madini yabo bakagira ute. Ibyo ngibyo nabyo bigira uruhare, bakagira n'inshuti bamubuza. Umwana we ntasobanukirwa impamvu, ariko cyagiye akuze ageze arenze mu gihe cyo gukubitwa akumva yabibamo. Naho ukuntu byakemuka, nka gutya ndamutse ngende pasiteri mfite umwana wananiye, nagerageza, kuko waba adashoboye kunyumva, ubwo birumvikana kugira ngo abagenzi be bamushuke, ni uko wenda biterwa n'ikigara aba yagendeyemo, inshuti ze barimo abajyana nazo. Njye ahubwo naba inshuti y'izo nshuti ze, noneho zikajya zimuha inama zo nabahaye ngewe, nkabanza nkabaha inama yaza, kuko aba ari bo yumva cyane, bakamugira za nama akabyumva. Ariko kenshi abana ba pasiteri barananirana. Barananirana cyane. Agakiza bose ntikabafata, bigenda ku pasiteri twigisha ku gakiza kakadufata. Bo ntago ari bose, ariko abenshi njye mbona biterwa no kuba nyine barabagize nk'imfungwa, kuko umupasiteri yumva bibabaje kubona ari pasiteri akabona umwana ari gutembera n'abana batukana. N'ibyo nabyo bakamubuza, nyine yakura akumva ko nyine, noneho byandi bamubujije kera akabikora ari muri cya kigare kibi cy'insoresore nyine. Hanyuma turimo tugenda tugana ku musozo, tuzabatumira umunsi umwe cyangwa namwe mudutumireho mu makorari muririmbamo, tuze tubasure by'umwihariko. Tujya mu manze muturirimbiraho gatoya mbere y'uko mbabaza akabazo ka nyuma gakomeye. Tujya kuririmba twembi? Nta kibazo. Namanangara iyo nkubonye, nsangurengeyo ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva, nisanze muro kundo rwawe, wambereye uburuhukiro, ubuntu bwawe bumpagije, ndi kumwe nawe ndarutse, nesanzemo
rukundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nisanze moro kundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nisanze muro kundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse. Murakoze cyane kabisa, nizere ko abantu bagiye banogerwa cyangwa se banaryoherwa n'amajwi yanyu, ni meza cyane. Hanyuma umuntu yakwibaza muzagira proje yo guhimba indirimbo zanyu ku giti cyanyu mu kugeza ku rwego rwo kuzishyira hanze? Yego, ni nabyo twifuza. Dushaka kugira ngo tuzihimbe nyine tugere kuri urwo rwego, ni nabyo nyine twifuza cyane kugira ngo impano zacu zitere imbere. Nta nimwe murakora? Ntayo twari twakora bitewe n'uko nyine na situwasiyo y'uburimo. Ariko ko ufite ikijwi kinini kiremereye cyane. Biba biterwa n'ubwana bwawe n'ibyo wakuze ukunda. Nakuze nkunda kuvugira hasi. Hanyuma dusoza ikiganiro, muracyari bato ariko muzagira igihe cyo gushaka abagore. Ni ikibazo gikomeye ariko cyoroshye. Mwumva muzashaka abagore bakijijwe cyangwa n'abadakijijwe muzabashaka? Ngiye ku rwanjye ruhande numva nashaka umugore, ariko umugore ukijijwe yego ariko utabikabije. Ubikabya ni nka gute? Kuko hari ukuntu usanga abantu akenshi bakunda gusenya ingo, ugasanga umuntu yasize ibyo waba atabikoze, aragiye ngo agiye gusenga, araye muri ayo masengesho usigaye wenyine mu nzu. Ukumva nyine ni ibintu kumubona ni gake ngo bagiye mu byumba. Ugasanga nyine ni ibintu. Ubwo urashaka umugore utazajya mu cyumba? Ariko ukunda gusenga unabikora, ariko udakunda kujya gusenga cyane ngo abikabye cyane ngo arare mu byumba. We uzashaka umugore nawe igihe kizagera tu. Uzakunda umugore ujya gusenga ukarara mu byumba nk'uko ari kubivuga, ukajya no mu butayu, ngo ari n'ikintu bita ubutayu, no mu muvumo ngo amazi asuma cyane? Oya, ntabwo namushaka uwo nguwo, kuko ntabwo mu butayu mba nzi icyo aba yagiye gukora. Ahubwo njye ahubwo umugore nzashaka uburyo azaba ameze, azaba ari utari wakizwa neza. Utarakizwa neza? Ahubwo njyewe aze muhindure akizwe. Nuko ushobora gushaka nk'umugore, umugore ajya reka tuvuge bano bakora uburayi, ubwo wamushaka umumva ntabwo akijijwe, tugendeye ku bintu byo bita gukizwa? Ntabwo ahejwe, ahubwo wamubwiye ibyumviro nawe wamushaka, ahubwo ukamwereka inzira y'agakiza. Nkawe umukristo wamushaka pe? Njyewe nanone ahubwo nashaka wa wundi nyine uba mu rusengero, kudafite imyitwarire nk'iy'abakristo. Ariko abakristo kuki mubamo ariko ukumva utashaka umukristo? Uwo mukristo nyine w'imbere wa wundi nzakagendana. Ushobora kumushaka nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, byagera nijoro mwongeye gusenga, akaguta mu buriri akagenda. Imana nyine iramuhamagaye. Imana aba ari kukubeshya. Ntabwo ubuze icyo aba agiye gukora,
ashobora kuba yigiye muri business zo hanze ariko akakubwira ngo agiye gusenga, ariko hari n'igihe biba bishoboka ko yaba agiye nko gusenga, ariko ndakeka ntabwo pasiteri yaza kukubwira ngo ujye usiga umugabo wawe wenyine aryamye. mbese bibaye byiza ni ugusenga ariko mu rugero tu. Yego. Dusoze rero ni iki cyane cyane mwabwira abajene bagenzi banyu bari mu myaka yanyu? Mwe mwavuze ko musenga, mubaratira ibyiza byo gusenga ku buryo umuntu yavuga ati eka mve ku rumogi njye gusenga. Ubundi gusenga ni ibintu byiza cyane. Urumogi ubundi nta kintu rwakugezaho, ntacyo, ibintu byose wakora ntabwo winjiza ahubwo urahomba. Aho gusenga wenda nubwo tuba tutagiye mu kazi, ariko akenshi ijambo ry'Imana ryo ubwaryo bituma tumenya byinshi, tukamenya icyo Imana igushakaho, kandi nanone bituma usubizwa ibibazo byawe vuba, kuko uko wegereye Imana nayo irushaho kukwegera. Ubu Imana iragushakaho iki wowe? Iranshakaho ko nyubaha. Wowe Imana igushakaho iki mu gihe umaze usenga? Ikintu njye Imana ishakaho ni uko nabwiriza abandi ubutumwa bwiza. Ubwo pasiteri ntago kuba pasiteri ibyo byabwiriza abantu byonyine, no kuririmba bumva ubutumwa buri mu ndirimbo. Imana igushaka. Murakoze cyane, reka mbashimire, nizere ko kandi undi munsi nabwo tuzahura tukongera tukaganira ku bigendanye n'ijambo ry'Imana. Nganira iby'ijambo ry'Imana, unjyanye no mu rumogi twaganira iby'urumogi, nta kibazo kirimo. Siko bimeze? Reka mbashimire rero, mwakoze? Namwe murakoze cyane. Nawe wakoze cyane, kandi twizere ko ubukristo nyine muzabugumamo. Mwakoze cyane. Namwe rero mwari muri mu bice bitandukanye, mwari mudukurikiye, twizere ko mwanogewe cyane. Aba bana nyine baracyari abana batoya, ariko kubona umwana mutoya nyine nibura ukubwira ati ufite ibyo ntinya kubera Imana, nabyo aba ari ibintu bishimishije cyane. Bakakubwira ati rero urumogi waruvamo. Ngo urumogi ariko kuruvaho ntabwo byoroshye, abantu barunyweye niko bajya babivuga, ariko Imana ishobora kugufasha ukaruvamo. My name is Didas, keep watching.